SP College twongeye kubasuhuza twibukiranyije vuba ubushize twaganiriye kuri budget. Nyuma ya budget tuganira kuri step ya mbere ariyo gushyira 10% ku ruhande one time only. 10% ku ruhande one time only. Uyu munsi turaganira nangiye kuvanga n'ibyongereza. We get to talk about kuva mu myenda, getting out of debt. Ahangaha niho ruzingiye nkuko wajya babivuga, kuva mu myenda. So ni step ya kabiri, ni step ya ngombwa cyane, ariko iri very practical. So ndibaza ko ahangaha ariho hazava ibibazo byinshi bitandukanye. Nyuma yaho tuzaganira n'izindi step zikurikiraho mpaka 7, ariko tukiri kuri step ya kabiri, umuntu umwe yanditse muri Bibiliya ngo nuramuka ufite umwenda w'umuntu wikize nk'agazero nk'impara y'ivana mu ntoki z'umuhigi, uzashyire kuri YouTube video urebe iyo intare cyangwa se indi nyamaswa zahatari zirukankana impara, ntago igenda yigenza buhoro yikinisha imbere yayo. No, ni kibuno mpamaguru. It's running fast trying to get away, right? It's life or death, n'urupfu n'ubuzima, right? It's not joking. So uyu muntu wanditse rero Proverbs avuga ati umwenda ni nk'urupfu n'ubuzima. So careful, igobotore vuba. So step zitandukanye zituma umuntu abasha kuva mu myenda. Iya mbere, quit borrowing more money. Ntago ushobora, niba ushaka kuva mu mwobo, ntago ukomeza gucukura ujya hasi, right? Uzamuka hejuru kuva mu mwobo, ntago ukomeza gucukura. You cannot dig your way out of a hole. So ntago ushaka kuguza kugira ngo ujye kwishyura abandi bakugurije, uzagomeza uri muri ya cycle itarangira. So quit borrowing money. Rekeraho kuguza, okay? Iya kabiri, step yo kumyenda no gutangira kwiga gusavinga, okay? Step number 1 na step number 3. So nubasha gukora ya step ya mbere yo gusavinga 10% inshuro imwe no gutangira. None nyuma uzabibona muri step ya gatatu n'uburyo ki ubirangiza no ukajya saving ifatika. Bituma rero ubutaha ugize ibibazo utajya mu myenda. Ikindi, prayer really works. Ntago nshaka kuvuga religion, ntago nshaka kuzana ibintu by'idini, ariko for us, kuri jye na famille n'umuryango wanjye n'abandi benshi baciye muri iyi programme, amasengesho arakora, okay? Kubera ko I don't even want to go in details. All I can say is prayer really works. Next thing, sell something. Twagurishije ibintu byinshi mu nzu tuva mu myenda twishyura umwenda twaba dufite, kugeza n'abana bagize ubwoba ngo nabo baragurishwa. So gurisha ibintu byose bishoboka. Ari computer niba utayikoresha buri gihe iragenda, niba utakwinjiriza inkweto, costume, I don't know. Ahangaha niho mbwira abantu, okay, niba utazi icyo ugomba gukoresha kugira ngo ubashe kubona extra, kugira ngo ubone andi mafaranga, reka ngende buhora ahangaha. Iyi step ya kane, kuba ngo gurisha something, no kugira ngo wongere amafaranga yinjira uyakoreshe kugira gute kwishyura ya myenda ufite, okay? So hari ibintu ufite mu nzu bifite agaciro utanakoresha kenshi, ushaka gushyira kuri Facebook cyangwa n'ahandi, abantu bakabigura, ugakreya cash. Iyo cash ukayikoresha kwivana mu myenda. Niba utabishoboye naho hari ubundi buryo, ushaka part time job. Uyu munsi na internet twirirwaho hari uburyo bwinshi butandukanye ushobora gukora, ugakora amafaranga ya extra, cyangwa se you find another part time job. Niba iyi step ya 4 na 5 bikugoye, remember you can send us a message. Utwohereze message, tubuze gushyiraho phone number kuri iyi video nirangira. I can help you through that. We're gonna have a chat, turebe ibyuzi aho uri naho ugeze, turebe ni gute wabasha gukora extra kugira ngo ubashe kuva mu myenda. So step ya 6, ugomba kwandika imyenda yawe yose uhereye ku muto ujya ku munini. Ntukurikize interest wishyura. Ndabizi ko ushaka ufite nka mortgage ya interest rate nka 17, ugasanga ufite credit card, ufite bank yo ku kazi, loan yo ku kazi, all that. Don't worry, ntiwite kuri interest. Hera ku mutoya ujya ku munini. Wandike uhereye ku mutoya ujya ku munini. Urugero, niba ufite 100,000 hano byo muri famille, umuntu akugurije, cyangwa ukaba ufite 180 by'inshuti zakugurije, ku kazi baguha mwenda 550, na banki ifite 3,500,000.
ugasanga dukurikije urugero ahangaha urishyura igihumbi ku nshuti kuko nta mafaranga ufite, famiye warabirengagije, ku kazi urishyura kuko ari ngombwa bayafataho, hanyuma na beka ugasanga urishyura aya ngaya. So ikibaho rero ni iki, bitewe n'uburyo umwenda ari munini, bitewe na interest uba wishyura, usanga abantu benshi bashaka kuvana munini mu nzira cyangwa se bashaka guhera ko ufite interest nini. So uwamaze kubikora inshuro n'inshuro ariko umwenda ntaho ujya, impamvu ni iyihe? Nuko bavuga ngo mu cyongereza bavuga ngo iyo ugiye kurya inzovu uyirya agapande. So duhera ku mutoya kugira ngo dukreye momentum, hanyuma tukajya tuzamuka. Nibyo nababwiraga, noneho duhere ku muto tujya ku munini. Muri uru rugero turafata ayo twishyuraga ku kazi, for example twishyuraga extra, no kuri banki twishyura extra. Akenshi usanga twishyura extra kugira ngo turebe ko twarangiza turwana nabo. Niyo mpamvu tuba twarengagije famiye, twarengagije n'inshuti. Muri iyi situation ukuntu turi bigenza, uragurisha ibintu bimwe na bimwe mu nzu ufite, ucreating amafaranga. Niba uri mu 20 utangire ujya wishyura buri kwezi, 20 ujya wishyura buri kwezi famiye. So muri bya bintu wagurishije mu nzu na kakazi ko ku ruhande washatse, noneho inshuti nabo ubishyure 30 ku kwezi kugeza igihe umwenda urangirira. Hanyuma ku kazi ugabanye, niyo wishyuraga extra uyagabanye ushyire kuri 95. Hanyuma kuri beka handi ufite umwenda wa banke, naho ugabanye ushyireho gusa minimum. No kuvuga ngo aho wishyuraga extra hose ubahamagare ubabaze nihe minimum isabwa kwishyurwa, noneho abariyo wishyura gusa. Ariya noneho usaguye rero warenzaga kuri minimum, utangiye kwishyura yose kuyashyira ku mwenda mutoya buhoro buhoro. No kuvuga ngo mu kwezi kumwe uyu mwenda wa famiye wawe tugenda, noneho uri n'umuntu uri sharp cyane, mu minsi 90 wagombye kuba urangije famiye n'inshuti. No kuvuga ngo boom boom boom, urimo kwigobotora, urimo kuva muri iki cyo cy'umwenda nka ya mpara yigobotora mu kanwa k'umuhigi, right? So we gonna go, nta guhagarara, nta gutinda mu nzira. Then niba wabasha uyu mwenda maze kuvamo bya 20 wishyuraga buri kwezi kuri famiye, urabyongera ko noneho ku byo wishyuraga inshuti birahinduka 50 buri kwezi. You see it? So nibyo bita debt snowball mu cyongereza. None bitangira bizamuka, hanyuma numara kurangiza umwenda wa famiye, ubwo naho ntuzafata yandi 50 wasigaye wamaze kugezaho uyongerehe kuri yandi wishyura ku kazi, bihinduka 145. Gutyo hanyuma ubona niko uzabasha kujya gute kurangiza umwenda byihuse. Again bivuze vuba kuko mba nshaka twari igihe kinini. Izi videos ziba ziri short, so if you have a question don't hesitate to ask. Alright, ubutaha noneho tuzavuga kuri baby step kuri step ya gatatu, ariko step ya kabiri tubigaruke nyuma vuba twihuse. Dore ngize hano muri step ya kabiri hari ibintu bitandatu tugomba gukora. Rekeraho kuguza, iki ni cya mbere. Hanyuma step ya mbere ubanza yiheraho, hanyuma gusenga birafasha cyane. Gurisha ibintu byinshi mu nzu ku buryo n'abana na kopine bagira ngo nabura bagurisha ahubwo bukera. Hanyuma icya gatanu, shaka part time job. Niba utabishoboye let us know, vugana n'inshuti, hari uburyo bwinshi bwo gukora extra money. I'm telling you, ntabwo ari brag, uzaze tubiganira. Hama icya gatandatu, umutoya ku munini, wandika imyenda yawe yose ku mutoya kujya ku munini, utangiye kwishyura muri iyo sansi. Alright, so ubwo naho icyumweru gitaha turi kumwe. God bless.